Okay, ni Showam Pilot Ambassador nk'uko tubimenyere hano kuri Pilot Rwanda, aho tugenda tugaruka turebera hamwe utuntu n'utundi. Uyu munsi nkaba ngarutse nzanye amakuru asanzwe kandi nanone adasanzwe, amakuru y'ingenzi cyane kandi yihutirwa nk'uko mubizi. Ahangaha mpaza nzanye amakuru koko ya nyayo kandi koko afite icyo amariye abapiyoniya muri rusange, ariko uyu munsi amakuru nzanye ntabwo afite abapiyoniya muri rusange gusa akamaro, ahubwo afitiye akamaro umuntu wese cyangwa se ikiremwa muntu cyose gituye kuri ino si, kuko uyu munsi gahunda ihari nuko umuntu wese uri kuri ino si, waba uzi cryptocurrency, waba utazi cryptocurrency, waba ufite akazi, waba udafite akazi, waba uri umushomeri, waba nta kintu kimwe ufite, waba uri umukuru, waba uri umusaza, waba uri umwana, waba uri umukecuru, aya ni amakuru yihutirwa kandi areba buri umwe wese, kugira ngo maze tubashe kugenda tumenya naho umushinga wacu wa Pioneer twakugeze, ndetse n'uruhare runini cyane ufite muri ano makuru mbazaniye. Niyo mpamvu wowe ukurikiye iki kiganiro utarakora subscribe, umanuka urebe hasi kuri Pilot Rwanda maze ukore subscribe, ubundi uze dukomezanye ikiganiro. Ubushize ku kiganiro twari twatanze cyangwa se twagaragaje cyagaragazaga kuri Nesara and Gesara ndetse na KFS, aho byasobanuraga gahunda yabo yose aho bigeze, aho bagaragazaga gahunda bafite yo kwitegura kuba batangiza Nesara na Gesara ku mugaragaro, ariko ntabwo bari bagaragaje igihe. Gusa uyu munsi aho tugeze nuko tuje kugaragaza itangira rya Nesara, Gesara and KFS. Mbibutsa wowe utazi Nesara ukaba utazi Gesara, ushobora kureba hasi ku kiganiro kiri mu biganiro biheruka, ushobora kubona ino gahunda yose aho nasobanuye aho bikomoka ndetse naho bihurira n'umushinga wa Pi Network. Nesara and Gesara, Nesara aho yatingaga kuri USA state, ndetse Gesara ikastatinga kuri global cyangwa se ku baturage. Muri make nasobanuye ko ino Nesara ari uburyo bashyizeho bwo kumonitoringa amafaranga, urujya n'uruza rw'ibikorwa byose byakorwaga muri State of America kugeza kuva mu 1980 kuzamuka, baza kugenda bayishimangira, baza kubona ko biri gutanga umusaruro, birinda za ruswa bagira bate, gusa ariko biranga, amafaranga akomeza kuba manipulated, akomeza kugenda abitari transparency, ariko baza gusanga uko biri kose yaratanze umusaruro. Baza kwifuza ko bafata ino Nesara bakayihindura Gesara, aho bashaka kwishyira kuri global, ikaba ari systeme yakoreshwa ku isi yose. Gusa muri make baza gusanga none kuba bayikoresha ku isi yose igahinduka Gesara, bizasaba ko habaho icyo bita guhuza amafaranga y'igihugu cyose ndetse n'ay'isi yose, bagakora icyo bita digital currency and CBDC, digital currency and central bank, maze bamara kuzikora zikaba zahurira kuri icyo bita satellite. Baza gukoresha satellite ya Elon Musk yitwa Starlink satellite, iyo ngiyo ikaba ariyo ihuriraho icyo bita KFS. KFS bivuga Quantum Financial System igiye gusimbura systeme yari isanzwe iriho ya Swift Bank zakoreshaga, maze bakimukira kuri systeme ya KFS ikoresha Artificial Intelligence and Computer Programming, aho buri muntu wese yimanaginga umutungo we, asset ze zose, nta wundi muntu wari wese ubigizemo uruhare usibye wowe ubwawe na account yawe. Niyo mpamvu rero bari bagize ngo bakureho ikintu cyose cyo kuba ifaranga ryatakaza agaciro, cyangwa se bakuraho uburyo abantu bose banyerezaga imitungo, amaruswa ndetse n'amafaranga ndetse na money laundering yose. Ubwo buryo bwose baza kubaka system yitwa KFS. Iyo KFS iza kuraninga kuri satellite, Starlink satellite, ikabasha guhuriza hamwe amabanki yose y'isi yose binyuriye mu cyo bita Gesara, Global Economic Security Act and Recovery Act, ndetse biza kuba byagaragaza ko iki kintu cya Gesara kizatanga umusaruro mwinshi cyane. Uyu munsi rero aho bigeze kuri Gesara, navuga ko iri mu itangira koko, barimo barayonshinga nkuko nabagaragarije ikiganiro cya mbere kibanziriza ikiriho uyu munsi, ariko iki cyakibanjirije nasobanuraga uno mushinga wose, aho nasobanuraga aho ibintu bigeze, bari gutanga amatangazo, aho barimo barakonekita icyitwa EBS, Emergency Broadcast System, izagitanga amakuru ku isi yose icyarimwe hifashishijwe amaphones, ama device yari yose,
bagatanga amatangazo y'ibintu byose bigiye kubaho uyu munsi. Rero ndagira ngo mbabwire ko uwo munsi ubwo ku itariki ya mbere z'ukwa kane bwo bari batangaje ko hari ikintu kigiye kuba, ni ukuvuga ngo amabanki amwe n'amwe, ibigo bikomeye byari byatangiye gukonekita Gesara cyangwa se KFS muri system zabo. Icyo gihe biza kuba byanateza ikibazo mu minsi 7 yakurikiyeho, aho mubireba ahangaha byabayeho ikibazo gikomeye cyane, aho amabanki yarasanzwe amwe n'amwe atari yaragerageje gushyiramo KFS muri system zabo yatangiye guhungabana. Abakiriya batangira kwibaza ahantu bazakorera, bazashyira amafaranga yabo byizewe, gusa nta na hamwe hatari connecte kuri Gesara. Burya uba urimo urishuka cyane. Ni ukuvuga ngo mu minsi 7 yakurikiyeho ibihugu bimwe na bimwe byari byamaze gutangira gushyira amafaranga guhuza system zabo na Gesara na Nesara. Ibyo ngibyo byaje guteza ikibazo gikomeye ku mabanki amwe n'amwe atarabashije kubikora, nuko bamwe abaturage bakaba bakwisanga mu bihombo byari bihari icyo gihe. Ni ukuvuga ngo amabanki amwe n'amwe amaze collapsinga agera kuri 68 arengaho, abaturage batangira kuba babura amafaranga yabo mu bikorwa bigiye bitandukanye. Banki zira collapsinga, zitangira kuba zagira ikibazo kubera ko ama account atayabo atari ari kuri connect kuri KFS. Ino KFS nigeze kwisobanuraho mu biganiro byabanjirije ubundi kuntu yubatse. Ifite imbaraga zikomeye cyane. Ino computer programming ituma umuntu wese cyangwa se system yose, yaba na blockchain zose zidakoresha ino system, zisanga zabaye collapse cyangwa se zasenyutse, umutekano wabo cyangwa se crypted yabo ihita icika intege ku buryo umuntu uwo ari we wese yakwinjirira blockchain akaba yatwara amafaranga y'abantu, cyangwa se ifaranga rikaba ryatakaza agaciro kubera imbaraga ino system ifite. So rero ni ukuvuga ngo icyo gihe amabanki amwe n'amwe amaze kuba updatinga KFS muri system zabo, nka banki yitwa cyangwa se ikigo gikomeye cyo mu Bushinwa cyitwa JP Morgan Chinese and PNC Bank, izo ngizo zari maze gutangira gushyiramo KFS. Icyo gihe nta kindi kintu cyabayeho, ibigo bimwe na bimwe byatangiye gukolapsinga, abantu batangira kurira, kandi bari bababuriye ngo umuntu udakuramo amafaranga muri banki itari connected na Stellar. Iyo mvuze KFS n'ubundi, iyo mvuze KFS nimvuga KFS ujye wumva Stellar, kuko Stellar nibo bantu bubatse ino KFS Quantum Financial System bafatanyije na ba nyirayo, maze babasha kubaka iki kintu. Rero account yose itari iri kumwe na kuri no KFS yose yatangiye gukolapsinga, biba byatangira guteza ikibazo. Uyu munsi rero bagiye basohora andi matangazo ariyo tugiye kugenda turebera hamwe kugeza ku itariki 17 itangazo rya nyuma riheruka. Uyu munsi rero bikaba bigaragaza ko KFS cyangwa se Gesara yamaze kujya live, ariko hakaba ari ikintu kimwe dutegereje kugira ngo ibe yaba function ahantu hose icyarimwe. Rero icyo kintu nibyo turi kujya turebera hamwe ahantu uno mushinga ugeze uyu munsi. ino KFS ni ukuvuga ngo abantu bose, hari abakora, hari abadakora, hari abamayininga, hari abatamayininga, bose ino system irabareba. Bagaragaje ko rero mu minsi ikurikiraho baza kulaunchinga ikintu cyitwa KFS card, izajya ibafasha gukoresha ano mafaranga, kuyabikuza mu buryo bugiye butandukanye mukoresheje ama ATM, cyane cyane ko zira credit card, zira machine zose zisanzwe zihari, zose zigiye kuva ku murongo mu gihe gito cyane turi gukurikirana. Bari babanje kwimura ama account ya buri muntu wese, babasha kubakorera ama account ya KFS, ariko na biriya imashini ATM zose barazihagaritse. Ubu hagiye kujya hakora card imwe yose iri connecte kuri KFS. Iyo ngiyo ikaba ari izabafasha kuba bajya babikuza amafaranga abantu batasanzwe bari mu muno mushinga, cyangwa se batigeze ba mininga crypto yari yose iri connecte. Tuza kugenda tubona izo crypto izarizo. Uyu munsi bakaba bababwira ngo ino card KFS card mu minsi mikeya iraza kuba irimo irakora, kubera ko indi yari yose itari connecte ntabwo izabasha kuba yakactivating ngo ikore, kubera ko zizaba zitakibasha gukorana na KFS system mu gihe z'ubwazo zitari connecte na KFS. Ino KFS card rero buri muntu wese azabasha kuba yayitumiza imugereho mu rugo rwe kugeza uko abishatse, ajya abasha kuyikoresha igihe cyari cyo cyose. Ibi ngibi turi kuvuga ntabwo ari kera, ni vuba aha ngaha mu mezi make cyane akurikirana make ari imbere, muraza kubona ino
system KFS yatangiye gukoreshwa mu buryo bweruye cyane. Hano n'abasobanura ubushize ko tugiye kwinjira mu minsi cyangwa se mu mwaka igera hafi 120 aho hafi umwaka amabanki agenda afata amafaranga y'abaturage ayahindura muri digital currency. Ibyo byose twabisobanuye, ariko iki kiganiro kiragenda kibigarukaho muri makeya aho umushinga ugeze. Izi kadi buri umwe wese azayitunga, ubishaka azayitunga cyangwa se utunge account yawe iri connect na KFS, maze tugende turebera hamwe uko abantu bazagenda babikoresha. Wa wundi utarageze agera mu ikoranabuhanga muri cryptocurrency, digital currency, bizamugora kuba yabasha kumenyera rino koranabuhanga, ariko ntabwo bigoranye, n'ubundi azabasha kubimenyera kandi azabimenya. Ntabwo byoroshye, ariko nanone niyo gahunda. Amafaranga yose ari muri fiat money cyangwa se asanzwe akoreshwa mu buryo butandukanye, ayo ngayo azakurwaho. Namara gukurwaho hakurikireho amafaranga y'ikoranabuhanga. Twese tugomba kujya dukoresha amafaranga afatika, maze tugakorana na system igezweho yo kubasha gukurikirana amafaranga mu buryo buziguye, kandi buri muntu wese aho ava akagera akaba afite icyo bita financial freedom cyangwa se ubwigenge ku mafaranga ye. Nta muntu n'umwe uba wabasha kumwiba cyangwa se kumuhemukira mu buryo bugiye butandukanye. Itangazo rero ryari ryasohotse rya KFS baherutse gutangaza mu minsi mike ishize, niryo ngubu tugiye guheraho, tugiye kureba icyo byavugaga n'icyo byari bimaze, kugira ngo buri muntu wese aho ava akagera abashe kumenya gahunda turimo, abashe kumenya buri kimwe cyose uko aho kigeze, ndetse amenye na gahunda ihari mu buzima busanzwe by'uyu mushinga wa Quantum Financial System. Gusa ntugire ubwoba, uko byagenda kose ino system ntabwo izakunanira, kandi buri muntu wese aho ava akagera ntiwibwire ko bitakureba. Niyo mpamvu navuze ngo waba mininga waba utamininga, ibi ngibi birakureba cyane kuva ku itangiro kugera ku iherezo, kubera ko ubusanzwe amafaranga dusanzwe dukoresha ni amafaranga y'ikoranabuhanga kandi agiye guhinduka. Banki zose dusanzwe dukorana nazo zikaba zakurwaho zikaza mu kintu cyitwa fedele nizo ko zigiye kujya zitwa. Ntabwo zizongera kuba banki koko, ahubwo zizaba small bank. Small bank agiye ahari uyu munsi, dusanzwe tuzi digital currency, dusanzwe tuzi buri kimwe cyose, ariko izo Fed now zatangiye gukora, zatangiye gukoreshwa mu buryo bugiye butandukanye. Niyo mpamvu twifuza ko buri muntu wese yamenya aho amakuru ahari ageze uyu munsi. Quantum Financial System itariki mu minsi ishize ikintu yabashije gutangaza, nta nubwo ari kera rwose, ni ku itariki ejo bundi 12 aho yagaragazaga aho buri kimwe cyose, aho gahunda uko ipanze. Batangiye bavuga rero ngo hano ngo hari ikintu kimwe mwifuza ko mugomba kuba mwamenya cy'impinduka zigiye kubaho. Mbere na mbere no kubanza kumenya ko tugiye gusubira aho ibintu byahoze, aho twakoraga, aho ifaranga ryose rigiye kuba rishingiye kuri gold cyangwa se kuri zahabu. Mbere no kuvuga ngo kera cyane abantu habagaho icyo exchanginga, umuntu akaba yazana ibirayi bakamuha amasaka, cyangwa se ukazana ikintu icyo ari cyo cyose, agaciro kose kabarirwaga muri zahabu. Uyu munsi niho turimo turasubira, nagiye mbigarukaho mbisobanura. Niyo mpamvu uyu munsi ibintu kera cyane byari byarakuweho na witwa Richard Nixon and Henry Kissinger looks them for the gold standard mu 1971 bagiye babashije gukuraho uburyo amafaranga ubucuruzi bwakorwaga, maze bashyiraho amafaranga y'impapuro. Uyu munsi tukaba tugarutse mu kinyejana cya kera cyane, aho bagiye gukuraho amafaranga yose y'ikoranabuhanga y'impapuro, maze bagashyiraho amafaranga y'ikoranabuhanga. Icya kabiri ni uko Quantum Financial System yashyizweho kugira ngo abe ari blockchain yegerejwe abaturage, aho buri umwe wese abasha kwikurikirana umutungo we, akabasha kuwukoresha buri kimwe cyose. Ati hazabaho amafaranga ari physical ndetse na digital asset, kandi yose abasha gukurikiranwa. Nuvuga ngo ni physical ariko ntabwo ari amafaranga afatika mu ntoki, yose tugiye kugenda tubireba, ariko hakabaho n'icyo digital asset zibasha gukurikiranwa, ndetse ziri backed with gold ndetse na silver. Ibyo ngibyo byose bikazadufasha kuba twabasha gukoresha ano mafaranga mu buryo bugiye butandukanye.
So ino KFS yaje ije gukuraho icyo bita centralized system cyangwa se Federal Reserve. Iyo ngiyo akaba ari izo system banki zakoreshaga zikoresha icyo bita Swift code. Swift bank buri yose yarayigiraga aho yabashaga kumanaginga umutungo wa buri muntu wese, ikabasha gukurikirana amafaranga umuntu wese afite kuri account, amafaranga yose ufite bakabasha kuyamenya, bakabasha kumenya n'icyo ufite kuko kingana n'agaciro kacyo, ndetse rimwe na rimwe bakaba wasanga n'amafaranga yanyirijwe cyangwa se aba manager be batwaye amafaranga, ndetse banki igahomba mu buryo bugiye butandukanye. Ugasanga amafaranga yanyu uko biri kose nta mutekano uhagije afite kubera ko iyo system itari iziguye cyangwa se itari iri transparent, yitwaga Swift system ikoreshwaga mu cyo bita Federal Reserve. Iyo Federal Reserve ni imbumbe yose hamwe, amabanki yose y'isi abazwa mu cyo bita Fed. Ni ukuvuga ngo rero iyo Fed barayapudetinze bashyiramo indi system yitwa KFS yaje gusimbura ino centralized system. Bakongera bakavuga ngo all other financial system yose will be amafaranga yose system yose yakorerwaga muri Swift system yose agiye kuba yakorwaho, maze ubundi hagiye icyo bita KFS project protected against corruption. Ibasha KFS Quantum Financial System ibasha kuba yamanaginga ruswa, ikabasha kurinda amafaranga yose cyangwa se kuba amafaranga mwaya manipulatinga mu buryo bwose mwishakiye mukayatakariza agaciro. Ibyo ngibyo no kuvuga ngo KFS nicyo kintu kiyizanye, yize gushyiraho transparent mu mafaranga yose abaho, wabyemera wabyanga. Iyi ngiyi ni gahunda y'isi, ni gahunda buri muntu wese agomba kumenya aho barimo barakora icyo bita Swift system bakayikuraho, ahubwo bagashyiraho KFS ibasha guhesha abantu umudendezo kandi amafaranga yabo akabasha gukurikiranwa umunsi ku wundi. Iyi ngiyi ikaba iri kuva mu cyo bita Nesara and Gesara, igiye gutangizwa vuba aha ngaha cyane kandi isa nkaho yamaze kujya live, ahubwo hasigaye ikintu kimwe cyane aricyo cyitwa EBS. Tuza kugarukaho mu kanya tukamenya icyo aricyo nubwo twagisobanuye mu minsi ishize. So bakomeza bavuga ngo izindi financial system zose nizimara gukurwaho, ino protection irwanya ruswa ikaba yatangizwa no kumanipulating amafaranga byose bigakurwaho. Nuvuga ngo central bank digital currency and CBDC of each country are sovereign. Nuvuga ngo amabanki yose araza kuba yakwisanga muri kino kintu cyitwa KFS, ubwo biza kuba bimaze gukurwaho izino CBDC, ariko nanone ntabwo ziza kuba zikitwa CBDC, ahubwo ziraza kuba ziri Fed, kuko iyo uvuze ngo CBDC uvuze ngo Central Bank and Digital Currency, kandi ntabwo hazongera kuba habaho icyo bita Central Bank, ahubwo hazabaho yo own bank. Wowe ubwawe ukibera bank ku giti cyawe, ukabasha kwibikira umutungo wawe. None abantu bose batabari bafite azo wallet bakabasha kuba bakoresha icyo bita Fed Now rero ikaba ari process, ari program yamaze gutangizwa ku mugaragaro, aho zino CBDC zose zizaba ari small bank, maze small bank zose zikaza zibarizwa muri cyo bita Fed. None wa muntu utarusanga mu ikoranabuhanga agakora sign kuri Fed yifuza kugira ngo abashe kuba yabikuza amafaranga ye, aza kuba ari muri cyo bita KFS Quantum Financial System account yiwe, akabasha kuba yayakoresha. So all digital asset must be backed with special materials arizo bita gold na silver. Digital asset zose, amafaranga yose agiye kujyabaho ntabwo azongera kuvunjwa mu mpapuro vunjwa faranga, ahubwo yose azajya abarirwa mu gaciro kayo gold cyangwa se silver, kugira ngo ibintu byose bibashe kuba byagenda neza. Kugira ngo murabyumva neza, no kuvuga ngo amafaranga hava akagera uyu munsi tuvugana ntabwo azaba akibarirwa mu gaciro impapuro cyangwa se kifaranga, ahubwo araza kuba arimo arabarirwa mu cyo twise silver cyangwa se gold, kugira ngo ano mafaranga abashe kuba yatangira. Ngo in the USA, muri USA the physical currency is called rainbow coin. No kuvuga ngo muri Amerika amafaranga yose y'ikoranabuhanga agiye kujya atangirwa ari physically, no kuvuga ngo ni za digital currency zose tuza kuba duholdinze muri Fed Now. Maze kubabwira ko ari small bank zigiye kuba zatangirwa zahindurwamo izi bank dusanga dufite, kuko ntago ziza kuba zirimo zirakora, ahubwo nazo ziraza kuba ziri online cyangwa se automatically kuri KFS system. Rero izo Fed cyangwa se izo small banks zigomba kuba zifitemo icyo bita amafaranga cyangwa se ama physical currency ari connect kuri KFS. Izo ngizo muri Amerika uyu munsi zikaba zitwa rainbow coins. Tugiye kureba zigiye zitandukanye, tuza kubabwira aho ariho izo arizo no kuntu zizajya zikoreshwa. So
ngo all digital payment will now be insistent. Ni ukuvuga ngo buri digital payment yose ibasha kuba twakwishyurana hagati yacu, aka kanya tuvugana ubu zose zirahari, zamaze gushyirwaho, buri kimwe cyose kirahari. Mu kanya ngiye kuzigarukaho nzibasobanurira, ndetse ukabasha no kuba wagenda uzikoresha mu buryo bugiye butandukanye, ukabasha kuba wazinvestingamo cyangwa se wazishoramo kugira ngo ubashe kugendana n'igihe uko tugenda tubisobanura. Ikindi ngo kandi ngo ino mpinduka ngo irimo iragaragaza ngo irangira ry'idolari n'ipawundi ndetse n'iyero, yewe na bitcoin ndetse na ethereum ndetse na teta. Iyo tuvuze teta tuba tuvuze USDT teta. Impamvu bongeraho teta ni uko ifite amanetwork agiye atandukanye. Ushobora gukoresha USDT TRS-20, USDT iri muri USD asanzwe. Ushobora gukoresha network iyo ariyo yose, ariko zose zikaza ziri muri USDT. Rero iyo kugira ngo umuntu adasobanura izo network zose agenda avuga imwe ku yindi, avuga teta. Iyo avuze theta abavuze USDT. Rero ngo ino mpinduka ngo igiye gushyira ku iherezo idolari ndetse n'ipawundi ndetse n'iyero ndetse na bitcoin. Impamvu bavugamo bitcoin cyangwa se cryptocurrencies ni uko transaction zabo figures zazo zitabasha gukora cross border payment ku muvuduko uhagije, cyangwa se ngo zizakwihutisha umuvuduko isi yose izaba irimo irakoreraho kugira ngo zibe zabasha gukoreshwa. Niyo mpamvu hakenewe ifaranga rifite gaze ntoya cyane. Iyo tuvuze gaze ni amafaranga baducaginga dukora amatransaction, kandi ifite n'umuvuduko uri hejuru cyane. Ariyo mpamvu twagiye tubabwira ngo Pi Network baje bayishyira ku muvuduko urenze, kuko nk'uko mubizi ino bitcoin umuvuduko wayo ungana n'amasegonda 7 na transaction 7 ku isegonda, ariko Pi Network yo ubwayo ifite transaction 70,000 ku isegonda. Numva ko nta hantu umuvuduko bihuriye. Bibutsa ko bitcoin iri muri web 2, Pi Network ikaba ari web 3, ndetse na ethereum ni web 2. Ni ukuvuga ngo rero izi zose zigiye kuba zajya hasi kubera ko hagiye gutangizwa icyo bita KFS, Quantum Financial System. Ikindi ni uko ngo mu gihe kimwe cyose bizaberaho, ni ukuvuga ngo there will be the rise of the reset of back the cryptocurrency. Ni ukuvuga ngo izi zose zino asset byose mu gihe kimwe zose zizaba zirimo zira backinga na gold. Mbibutsa ko izi ngizi zigiye ku backing as gold cyangwa se silver. Ni ukuvuga ngo nizo zitwa Rainbow coin. Izi ngizi ni XLP ariyo Ripple, XLM Stellar Lumens ndetse na XDC. Izi ngizi crypto zose, izi ngizi zose nizo tugiye kuba turi kubona dusanga mu cyo bita Rainbow coin. Izi Rainbow coin ni nyinshi, ndagenda nzigarukaho. Ni ukuvuga ngo harimo XLP izakoreshwa muri form of digital currency iri under iOS 2022 ariyo twagiye tubona International Organization for Standardization. Ni ukuvuga ngo izakoreshwa muri cross border payment zishingiye kuri bank. Noneho XLM izakoreshwa muri peer to peer payment. Ni ukuvuga ngo igihe cyose turi gukora amatransaction yacu hagati yacu, turimo turahahirana mu ecosystem agiye atandukanye, mu madapps agiye atandukanye, turimo turakoresha XLP as peer to peer payment. None mu gihe tugiye gukoresha cryptocurrency mu buryo bwa bank, form of bank, dukira amafaranga yacu ku mabanki, tuzadukoresha icyo bita Ripple cyangwa se XLP. Ndetse nino USDC nazo ize yunganira andi macoin yose ari muri Rainbow. Harimo amacoin nza kugarukamo. Iyo mvuze Rainbow ujya umva na Pi Network ishingiye kuri n'ubundi ino iOS 2022 iza kuba irimo irakorana bya hafi na KFS, cyane ko irifitemo yubakiye kuri Stellar ndetse na KFS kabiri muri Pi blockchain no muri Stellar account. So ngo Stellar ngo is system created by the Earth Confederation. Uvuga ngo ino Stellar ino KFS yakozwe cyangwa se yubatswe n'umuryango witwa Earth Confederation and our Stellar brothers. Uvuga ngo Stellar niyo yafatanyije n'aba bantu bubaka icyo bita KFS, Quantum Financial System, ndetse babasha kuyiha umutekano uhagije buri kimwe cyose. Ino KFS rero yubakiwe kuri Stellar, ifatanyije n'aba bantu bose bari ku isi bagiye batandukanye hirya no hino, babasha guhindura ivugurura ry'ikoranabuhanga ryari risanzwe ririho. Ngo one of has any, nta numwe ufite nta numwe ufite ubumenyi ku bintu turimo turasobanura muri kano kanya. Ngo ariko ngo will set up your
KFS account. Ni ukuvuga ngo nubwo mwese mutazi ko bino bintu birimo biraba, ariko buri muntu wese will set up your KFS account. Buri muntu wese aho ava akagera yashyiriweho icyo bita account ye KFS. Ntuvuge ngo niwe uri kumayininga aho uri gukorana na Stella, ahubwo ni umuntu wese utuye kuri ino si. Aha hantu muhumve neza, umuntu wese utuye kuri ino si uzi neza ko ari umuntu kandi akaba asanzwe afite imirimo akora, yaba ayifite cyangwa se atayikora, ube uri umusaza, ube uri umukecuru, ube uri umwana, waba uzi ikoranabuhanga, waba utarizi, ugiye kujya ukoresha icyo bita KFS account wallet. Iyo KFS account wallet niyo tugiye kugenda tureberaho. Niyo mpamvu mpora mbabwira ngo ibyo mwakora byose mugomba gufungura ama account yanyu kuri Stella, kuko Stella niyo yubatse no KFS, nayo igomba gukoreshwa kuri cross border payment na Pi Network kabiri muri ikoresha icyo bita consensus protocol ituma tubasha kumayiningira kuri telefone. Burya ni project yatangijwe na Pi Network ndetse na Stella bifatanyije bubaka icyo bita consensus Stella protocol ibasha gutuma tumayininga, bigatuma rero Pi Network ibiri kuri Stella igihe cyose. Niyo mpamvu wowe kugira ngo ubashe kuba ufite account ya KFS no ugomba kuba ufite wallet ibasha yimwe muri zino coin navuze, ari Ripple, ari XLM, ari USDC, ari ndetse na XDC, ari Oyato, ari Argo. Izo coin zose ni zigufasha kwihuza na KFS account. Buri muntu wese rero uko waba umeze kose iyo account urayifite. Ugiye kubaza ngo uyifite utarayifunga utanazi n'ibyari byo. Buri muntu wese bamukoreye account ya KFS nkuko ngiye gukomeza kugenda mbasobanura nkuko byanditswe ku rukuta ku itariki 12 rwa KFS X cyangwa se Twitter yabo, batangaza gahunda ako imeze nuko ipanze. So ngo buri umwe wese rero ngo each one already has the account set up. Buri umwe wese yamaze gukorerwa account ya KFS account set up, kandi ngo ikaba ngo ari password ngo irimo amakuru ye yose ndetse na DNA zacu. Uyu munsi muba muvuga ngo nta ngo account mwese DNA zanyu bamaze kuzifashisha bakora icyo bita KFS account zanyu kugira ngo bazabashe kubaha amafaranga. Ngo there is nothing to nta na kimwe ukwiye kuri gubishidikanya cyangwa bivugaho, byose byamaze gukorwa. Buri umwe wese aho ava akagera bafite DNA ziwe ndetse banamukoreye account kuri KFS kugira ngo azabashe kuba afite ano mafaranga, kuko nabwiye ko amafaranga yose arimo arimurwa ava hirya ku mabanki asanzwe ahari ndetse ashyirwa mu cyo bita account KFS. So ngo the money from your birth, amafaranga yawe yose ngo kuva wavuka certificate ngo is already deposited in this account. Amafaranga yose waba warakoreye, waba warigeze ubaho, ayo waba waranatekereje mu nzozi zawe zose yamaze kudeposinga cyangwa se kuba deposited cyangwa se gushyirwa kuri ino account. Ngo as well as repayment, ngo kandi nanone ngo bamaze kukuba bakwishyurira amadeni yose wari ufite ndetse inguzanyo zose waba warasabye ndetse ari inguzanyo z'abanyeshuri ndetse n'ibindi byari byose waba ufitemo amadeni. Ibyo byose byamaze kwishyurwa. Ni ukuvuga ngo uzahabwa account itarimo ideni na rimwe. Niba hari n'amadeni usanzwe ufite, ndakubwira ko ino account zirimo amafaranga yose atarimo ideni iryo ari ryose, yaba ari ay'ishuri, yaba ari inguzanyo waba warafashe ahantu hose, byose hano bizaba byaramaze kwishyurwa ndetse n'andi madeni yose agiye atandukanye. Bivuga ngo ni amafaranga uzaba ufite ugiye gutangira gukoresha, aribyo tugiye kugarukaho muri aka kanya. So ngo we have our own money in this account, ngo dufite amafaranga yacu muri zino account. Ngo you do not need to have zim security, ntago ukeneye undi mutekano uwo ari wo wose kugira ngo uyucungire cyangwa se irindi faranga ryari ryose. Ngo it is money that you earned during your life, na amafaranga waba warinjije mu buzima bwawe bwose bwarabayeho, and that is muri your account is in that account. Yose ari muri account, amafaranga yose waba warakorewe. Ushobora kumva ibyo ndi kuvuga ukagira ngo nibyo ndi kwihimbira, ariko nujya ku rukuta rwa KFS Quantum Financial System, ibi byose uraza kubisangaho ko account twese badukoreye ku isi yose, uko dutuye ku isi yose bamaze no kuyashyiramo amafaranga. Ano mafaranga bayashyizemo mu buryo bwa bonus. Buri muntu wese nkuko mubizi, iyo umushinga ugiye gutangira bakunda
abantu ba mining barabizi, iyo coin igiye kuza buri muntu wese iyo coin aba afitemo uburyo ashobora kuyibonamo bonus akayinjiza hakiri kare. Muranabizi mu ba pioneers turimo turabona pi as bonus, ariko ku isi yose zino account zino coin twagiye tubona zitwa Rainbow coin zose tuzazisanga muri account zacu, harimo coin batugeneye as bonus kugira ngo umushinga uba watangira nta muntu n'umwe ufite ikibazo cy'amafaranga, ahubwo afite account ye iri funded cyangwa se irimo amafaranga ya KFS. Igihe cyose uzafungura ino account uzasangamo amafaranga yawe, nabyo bagiye kubigusobanurira hasi, muraza kugenda mu byumva. So ngo pay attention, ngo witonde, ngo kuba watekereza ko ngo ino account utayifite ngo waba wibeshya cyane, kubera ko ino account urayifite. Uko wabitekereza kose, iyi ni account ifitwe na buri muntu umwe wese aho ava akagera, ngo ntiwibeshye ko ino account waba utayifite ya KFS. So ngo once everyone collected their bonus, ngo igihe cyose buri muntu azaba yamaze kugera kuri bonus, ngo the general public will come, abantu bose muri rusange bose bazaza nibamara kumva ko hari abantu bamaze kubona amafaranga yabo muri KFS account zose zagiye zikorwa, bazaza ngo maze ngo they will be called to the redemption center. Ngo icyo gihe ngo bizaba byitwa nk'umuzuko, nka santere y'umuzuko wa kabiri cyangwa se wa mbere, niba ari wa gatatu simbizi. Abantu bose bagiye kongera bakabona amafaranga mu gihe cyose bavunitse mu zungu bwose bakoze, maze bose babanguke. Nuvuga ngo mu minsi mike no KFS nitangira neza 100% ko yamaze kuba live. Ubu tuvugana ku itariki 14 z'ukwa kane yabaye live, ariko hari ikintu kimwe kiri kubura, tugarukaho mukanza kubasobanurira n'impamvu yacyo, nano nyibabwira impamvu icyo gitegereje kugira ngo kiba bagitangaza, aricyo kintu cyitwa EBS niyo uyu munsi dutegereje amatangazo yayo kugira ngo ibe yatangazwa, maze ku mugaragaro ko KFS itangijwe. Abantu bose rero nibamara kumva abantu bamaze kubona bonus yabo mu account yabo, aho bazaza bafate amafaranga yabo. Ngo they will be given the KFS card, bazahabwa ama KFS card and they will be able to use their money. Ari amakadi naberetse ya KFS card azatangira atangwe ku bantu bose bayakeneye, babe batangira gukoresha amafaranga yabo. Ngo people asking you to set up your KFS account, ngo abantu bose bagusaba ko wafungura KFS account cyangwa se babigufungurira, they want to steal your personal data and they try to take your money away from you. Umuntu wese wagufasha kuba yagufungura KFS account, ngo azagira ngo abone data zawe kugira ngo abashe kuba yabigutwara. Data zawe ni zihe? Ino account izabifungurwa na DNA zacu. Umuntu wese wagufasha gufungura bino bintu rero akaba yakwiba, yabona data zawe akazifashisha akwiba amafaranga, ano kuhitondera. Niyo mpamvu wowe ukeneye kuba ufite ubumenyi bwawe, ukeneye kuba uri buri kimwe cyose mu ikoranabuhanga, nta muntu baza, kugira ngo uzifungurire ino account. Wallet yawe uyifite, nta wundi muntu wese ufite access, kugira ngo atakwiba amafaranga y'ubuzima bwawe bwose ukisanga usubiye mu bushomeri. Iyi KFS rero birasaba ngo weho wifungurire wallet yawe ahantu hose habarizwamo ya macoin nakubwiye. Amacoin ni XLM, ni UA, ni XDC, ni XLP, ni Pi Network, ni IOTA, ni Argo. Izo coin zombi zose uko ngena zibasobanurira muragenda muzibona, nizo zizajya zidufasha kuba twabasha kuba twakwikonekta na KFS account, kugira ngo tubashe kuba twagendana n'isi. Gahunda y'isi irimo irashyirwaho yo gukoresha ifaranga rimwe riziguye kandi na system imwe ibasha guhagarika ruswa, anti money laundering, no kuba abantu bategekwa ku mutungo wabo bakaba bahagarika igihe icyo ari cyo cyose, kandi nta makosa bakoze, ahubwo ari ukubiyanzaho gusa. Ino ni KFS rero ni kigiye kumara. So ngo please keep this in mind, iki kintu gishyira mu mutwe wawe ko at some point we will have icyo bita sign to non-disclosure agreement, NDA. Non-disclosure agreement ni ukuvuga ngo ni amategeko tugomba gusinya kugira ngo dukoreshe no mafaranga. Abantu bose mu mining Pi Network murabizi, iyo mugiye kuri migration kuri number 8 musinya icyo bita NDA, non-disclosure agreement. Bamwe muri twe twamaze kugisinya, n'abandi bose bazaza bisanga muri ino system ya KFS bazasinya iyo non-disclosure agreement. Narababwiye ngo ntimugapfe gusinyira amategeko mutabanje kuyasoma. Hari abantu benshi basinya badasomye ngo bamenye ingingo zose zirimo. Ni ingingo zose zikubwira ko utagomba gukoresha amafaranga mu buryo bwose wishakiye, kubera ko ari ifaranga
ritagurishwa kandi ari ifaranga ryamaze kubakwa. Nimujye mu mapayi yanyu kuri checklist kuri number 8 muyifungure mwongere muyasome, murasanga mwarasinye. Nimumara gusinya munashyiraho wallet address yanyu izakira ayo mafaranga. Ni ukuvuga ngo rero ibyo wakwigira byose umaze gusinya n'amategeko, account yawe iba active ukaba watangira kuyikoresha. Na disclosure agreement abantu bakoresha Pi Network bamaze kuyasinya, nimujye murasanga n'undi ariko yitwa ano mategeko, maze mumenye ko izi account benshi muri twe tuzifite, ndetse n'abandi bari kugenda bafungura ama account ku cyo bita KFS account, bafungura ama wallet yabo kuri za coin nagiye mbabwira Rainbow account coin zizabafasha kwihuza na KFS. So rero it will be better to keep this in mind, because even if you believe it, so byose byaba byiza ubishyize mu mutwe wawe, waba ubyizera cyangwa utabyizera, you have an account with a lot of money and no one can help you later. Nuvuga ngo ibyo wamenya byose ugomba kubishyira mu mutwe, wabyizera utabyizera. Ufite ino account iriho n'amafaranga menshi cyane, kandi uramutse yabuze n'ubundi nta muntu wazagufasha mu gihe cya nyuma. Bisaba ngo wowe ubwawe ube wabyitondera, wamenya ko account yawe ari wowe ugomba kwicungira umutekano hifashishijwe DNA zanyu ndetse na password zanyu babaha, kugira ngo mubashe kuba mwakurikirana ano mafaranga. Iyi ni gahunda ya KFS Quantum Financial System, Nesara and Gesara, aho igeze uyu munsi. Tukaba tugiri kugenda turebera hamwe amakuru ahari. Aya ngaya akaba ari amakuru yatangajwe ku itariki 12 z'ukwa kane ejo bundi, aho twasabwaga kuba twakoresha ama account yacu mu buryo bugiye butandukanye, buri kimwe cyose kugira ngo tube twagendana umurongo ku murongo, maze buri kimwe cyose kikagenda neza cyane. No kuvuga ngo wowe utekereza ko udafite ino account Gesara and Nesara, waba wibeshya cyane, ahubwo waba uri mu kibazo gikomeye ubaye utabyitayeho ngo umenye ibyo ari byo. Niyo mpamvu wowe umayininga utamayininga, cyangwa se wowe utarigeze undabyitaho na mbere yose ngo ube wamenya ikoranabuhanga, uyu munsi urasabwa kuba wabasha kubikurikirana umunsi ku wundi. Ibyo ngibyo bikaba byari KFS. Reka noneho turebe izi coin nagiye mbabwira zose, nagiye mbabwira ziri kuri Quantum Financial System. Nizi ngizi ni XLP, Quantum, XDC, XLM, IOTA, Argo na Pi Network n'izindi zigiye zitandukanye bazagenda bongeramo igihe cyose cyose, ziba zikoreshwa nka Rainbow coin. Izi Rainbow coin tugenda dukoresha ni ziri connect kuri KFS account, kandi mbabwira ngo wowe ukeneye kuba uko investinga muri aka kanya, nagushishikariza kuba wakwibikaho XLP nyinshi cyane zishoboka, cyangwa se ushoboye, kugira ngo n'ubundi n'umushinga uzatangire ufite amafaranga. Ko XLP izakoreshwa muri cross border payment, banke zose zikeneye kuba zifite zino coin. Ni ukuvuga ngo ni isi yose izaba irimo irazikoresha, iri ni ifaranga zizahita rizamuka mu gaciro cyane, nawe ukongera ukabikaho XLM, cyane cyane XLM, kubera ko Stellar niyo buye rya mbere ry'ifatizo rishingiye kuri KFS. Niyo mpamvu ufite ino XLM, XLP waba urimo urayikoresha. Ahantu rero muhumve neza, uvuga ngo umuntu wese ufite, buri muntu wese aho ava akagera, waba warakoze waba utarakoze, upfa kuba utuye ino si, ugomba kugira KFS account. Ino KFS account izaba iri connecte ku isi yose, umuntu wese akayikoresha. Noneho za banke zindi zose zikaba zaba icyo bita small bank. Small bank ntago ziza kuba zikiri CBDC, ahubwo barasabwa kubaka amafaranga y'ikoranabuhanga kugira ngo baze kwikonekta n'ino KFS, bahite bahura n'izi Rainbow coin ndi kubasobanurira, maze weho uri umushoramari. No kuvuga ngo umushoramari niwe ufite zino coin, ufite wallet yawe nka banke yawe ku giti cyawe, igufasha kubika umutungo wawe encrypted, ufite passwords yayo yose, ufite secret key yayo, ku buryo nta muntu ubasha kubigutwara. Ubwo ndavuga abantu bamayininze bafite zino coin n'ubusanzwe, nibo bantu bafite ba mbere baba investor. Ushobora kugenda ukagura XLP ku ma crypto agiye atandukanye, cyangwa ukagura XLM, ukagura Quantum, ukagura XDC, IOTA ndetse na Argo na Pi Network. Abo ngabo ni aba investor ba mbere b'uyu mushinga, bafite banke zabo ku giti cyabo. Noneho babandi bose batigeze bamayininga, batazi na blockchain, batazi n'ikoranabuhanga, mbese bakiri muri isi y'amafaranga asanzwe abaho, bafite business umunsi wabo uko bigenda buke nuko bwije, bo ngabo bazaba basabwa ko
bihuza n'icyo bita FedNow. FedNow ni za banki zose za small, ni program bamaze gushyiraho yitwa FedNow, izahuza icyo nakwita small bank, aho zizajya zibasha kuza ukajyamo ugasayininga up, ni ugusayininga up kuri iyo FedNow wifuza yari yose, maze ugashyiramo account yawe, ugasanga harimo amafaranga yawe agutegereje yitwa KFS, Quantum Financial System. Baduhaye twese nka as bonus kugira ngo no mushinga utangire. Abo ngabo rero nibakenera kubikuza ayo mafaranga rero yabo, bazaba bari kwihuza n'izo KFS, babe baya exchanginga muri currency yo mu gihugu cy'iwabo, muri ya digital currency twavuze buri gihugu cyose cyagiye gifungura, maze babasha kuyabikuza. None wa mucuruzi usanzwe ufite amafaranga kuri banki ye, uyu munsi tuvugana bagiye gutangira kuyakomvata muri zino coin turimo turavuga Rainbow coin. Niba ufite nka miliyoni 10 bayakomvate muri XLM, XLP, maze uzajye kuri account yawe ya KFS usanga n'undi y'amafaranga wari ufite muri banki yawe yose baratangiye kuyima. Ibi bintu ndimo ndavuga ntabwo ari ndimo dihimbira, ndakomeza kugenda mbibereka. Batangiye ku exchanginga cyangwa se gukomvata no mafaranga guhera muri 2017. Ibi byose rero ikaba ari gahunda y'uno mushinga, ahantu uva ukagera naho werekeza umunsi ku wundi. Bikaba bivuga ko igihe icyo ari cyo cyose rero tuzatangira gukoresha. Ahangaha barasobanuye ngo on Sunday ku itariki 14 z'ukwa kane, Nesara and Gesara will be official throughout the world. Izashyirwa hanze ku itariki 14, umunsi twarayirenze iyo tariki, ariko KFS yatangiye kuba yashyirwa ahagaragara kugira ngo ibe yatangira gukoreshwa isaha n'isaha iyo ari yose yamaze kujya live. Aya ngaya yose ni amakuru ari kuri KFS, nawe nujya kuri X yabo uraza kuba wasanga hano makuru. Niyo mpamvu nakubwira ngo wowe ukiri gupinga ikoranabuhanga, gahunda y'isahani igeze, nakubwira ngo waba wakwihangana ugakurikirana amakuru aho arigeze, kugira ngo ejo nawe utazisanga muri babandi barimo bararira ngo se ngo amafaranga yacu byagenze bite ko mbona ibintu ndi kubona ntazi, ugeze kuri account ugasanga nta kintu kiriho. Nawe byibaze rero. Twigarukire kuri KFS account nk'uko aho tugeze umunsi tubitangaza cyangwa se tuvuga gahunda ihari. Bongeye gutangaza ejo bundi ku itariki ejo bundi indi speech bongeye bashyizeho, ni speech yagaragazaga gahunda yose uko ipanze, gahunda yose ya buri kimwe cyose ku murongo, kugira ngo babashe kuba bakurikirana amakuru yose aho ava akagera. Ibyo ngibyo ni ibintu byagiye bisobanurwa kenshi gashoboka, aho ngo KFS ngo is completed independently of existing centralized bank to put the end. Ngo KFS yamaze kuba completed, yararangiye kandi yagiyeho kugira ngo ikureho centralized bank zisanzwe zihari ziri under iOS, ziri Swift system, kugira ngo bashyire ku iherezo icyo bita central bank system. Iyo tuvuze central bank system tuba tuvuze Swift yari isanzwe ikoreshwa. Iyo ngiyo ngo yashyiriraga abantu mu bucakara ku isi hose kubera amafaranga yabo, ruswa, amafaranga yabo agatagaza agaciro buri kimwe cyose. Ino KFS yamaze kuba completed uyu munsi turimo turavugana. Ngo rero muri zino zose ngo ino KFS ngo yakorewe cyangwa se yashushanyijwe guhabwa ubushobozi ndetse n'umutekano wo kubasha ku implementinga process of the term, kuba yakurikirana amafaranga yose, system yose igihe icyo ari cyo cyose, nicyo kintu yakorewe ndetse yubakiwe. Ngo kandi ngo ibikorwa bya KFS byose ngo biri kuri byubakiye ku cyo bita Ledger Technology. Ino Ledger Technology mukaturegarukaho nyibasobanurire aho ivikagira n'ikimaze n'iyariyo. Uvuga ngo ntabwo ngo ari cryptographic currency cyangwa se blockchain currency, ahubwo ni kuri Ledger Technology. Iyi Ledger Technology niyo Stellar account yose yubakiyeho. Iyo ntabwo, niyo mpamvu none ijya uzasanga itandukanye n'izindi blockchain zose waba warigeze ubona. Iyo yubakiye ku cyo bita Ledger Technology, ndetse ikaba itandukanye n'icyo bita cryptographic currency cyangwa se blockchain musanzwe muzi. Quantum y'ubwayo n'ubundi yaba with financial transaction anyway, ifite ubushobozi bwo kuba yakora transaction ku isi yose, kandi ikaba yabasha gukurikirana amatransaction yose ko ari amatransaction yemewe n'amategeko, ari illegal kandi
ku muntu ku giti cye ndetse n'aho yayikorera hose, aho iva ikanajya hose ikabasha kugaragara ko ifite yubahirije amategeko. Ino quantum nicyo kintu imaze, ibasha gukurikirana transaction yose aho iva ikagera ku isi yose, kandi ikabasha kumenya ko iyo transaction inyuze mu mucyo yemewe n'amategeko kuva ahantu kuri nyirayo ndetse no kugera aho iri bunyure hose mu nzira zose iri bucemo. Ngo rero ngo kuva zino central bank do not have ability, zitari zifite ubushobozi bwo gukurikirana ifaranga ryabo, hakaba haje ino KFS igiye kuba yayifungura ino system. Ngo the function several banks, ngo central bank facility, ngo byose bigiye kuba byakoraho ino system ya mbere ya Swift, kuko haje indi system igiye kuba yisimbura. Ngo each currency yose, ngo each currency and each banks represented separate ledger. Buri account yose, buri banki yose iraza kuba iri separated na ledger in KFS. In KFS ino ledger ndayigarukaho mu kanya, muragenda muyumva, ndayibasobanura neza ikimaze n'ikikora. Ngo buri data yawe yose rero y'umuntu wese, amakuru yose y'umuntu wese ubitse holders, ubitse za Rainbow navuze, XLM, XLP, Pi network and XDC, Hayota, Aliga, zose umuntu wese uzibitse ndetse na across all bank na across all mu mabanki yari yose, ngo arenga mu bihugu 209 biri participant byose byamaze kuba downloaded. Amakuru y'umuntu wese ubitse zino coin ufite amabanki yose, ngo mu bihugu birenga 209 byose amafaranga amakuru yose yabaye downloaded ashyirwa kuri KFS kuva muri 2017. Barimo baragenda babika amakuru yacu aba distributed cyangwa se asakazwa kuri ledger technology kuri KFS. Ngo KFS designed to prepare, ngo KFS yakorewe yubakiwe gutegura gukonvata ifaranga ryose, all bank account denominated in easy currency. Ngo yakorewe kuba yakonvata ifaranga ryose muri fiat money anywhere in the world, bayashyira kuri local asset backed with currency. Ngo KFS icyo yakorewe ni uko amafaranga yose wabasha kuba wayakurikirana, ukabasha no kuyakonvata muri currency iyo ari yo yose ahantu hose waba uri. Niyo mpamvu iyo ngiyo ariyo KFS turimo turareberaho uyu munsi turimo turavugana. What is the next? Ni ukuvuga ngo iki ngiki ukeneye kumenya muri aka kanya rero, kugira ngo ubashe kuba wagendana nabyo, icyo ukeneye kumenya ni uko wowe utarumva ino gahunda y'uno mushinga wa KFS uri gutegurwa ku isi yose, waba ufite ikibazo kugira ngo utaza kuba wacikanwa rero ngo amakuru agucike. Nuko aho ubwawe wafata gahunda ukamenya ibintu urimo, ukamenya buri kimwe cyose, ukamenya aho biva bikagera, ukamenya gahunda ihari, kugira ngo tube twagendana kuri gahunda tugezeho uyu munsi. Aya ngaya niyo makuru rero urebye asa nkaho ahari kugeza uyu munsi, kugira ngo tube twabasha kuba twakurikirana buri kimwe cyose, tube twabasha kugendana, tugende tumenya gahunda y'ibikorwa aho bigeze na gahunda yose dufite, maze tujye twaba turi ku murongo. Ikintu dutegereje rero, abantu benshi batazi, dutegereje ikintu cyitwa Keyphone with updated software. Ngo Keyphone bivuze ngo quantum phone will be updated to the software. Nimara kuba updating software zose izaba prepare, everything will be gone. Ni ukuvuga ngo ino telefone dutegereje yitwa KFS ni telefone, Keyphone ni quantum phone, ni telefone iri connected na satellite link yandi tuzi Elon Musk, kandi telefone tuzi yonyine iri connected kuri la satellite ni Tesla mobile phone. Iyo ngiyo wenda hari n'izindi bateguye, ariko iriya ni uyu munsi irimo irakorana na satellite. Niyo telefone dutegereje iza kuba irimo KFS phone, quantum phone, kugira ngo tubashe kuba twayikoresha igihe icyo ari cyo cyose, kugira ngo birusheho kugendana. Kandi n'ama credit card yose ntabwo azongera gukoreshwa, usibye code imwe yonyine gusa, ikarita yonyine iri connected kuri KFS account, kugira ngo ibintu byose bibe byajya ku murongo. Ino telefone tumara kuyibona, nibamara kuyipublishinga,
nta kindi kizaba gisigaye usibye kuba wowe waba uri tayari kuba watangira kuba batangaza ino KFS kugira ngo tubashe kuba twagendana nayo. Barongera bakavuga ngo 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 EBS Nesara, ino tuvuze Nesara tuba tugusubiye muri Amerika kuko Nesara niho izakora, none tukongera tugaruka kuri Global ariyo Gesara izakora. Ngo ho itangazo bafite uyu munsi bahawe mu minsi mikeya cyane ishize ku itariki 16, barababwiye ngo have up 3 weeks, ugomba kuba byibuze ufite ubushobozi bwo kwamara ibyumweru 3 uri mu nzu, ufite ibiryo bihagije, ufite amazi ndetse ufite n'amafaranga ndetse n'ikintu cyose uzakenera byose bifite mu biganza byawe. Ngo EBS will go into the cell phone. EBS yivuga EBS ni system yubakiwe kuri satellite igiye kugitanga amakuru yose ku isi yose icyarimwe, yitwa emergency broadcast system bubatse, izagitanga amakuru twese igaduha amatangazo ku murongo igihe cyose. Ngo izatanga izanyura mu mafone yose asanzwe, cell phone n'amafaranga n'amatelefone yo mu rugo ndetse no kuri TV no ku maradiyo ndetse no ku makompiyuta yose ku isi yose. Ngo you will have amasaha 36 uri mu rugo cyangwa se replaced cyangwa se yahindurwa kuva ku minsi 3 no kugera ku minsi ya minsi 10 twavugaga. Ubu ngubu nibwo igiye gutangira, bayitangaje ubundi. You will need to stay away where you are up, ugomba kuguma ahantu hose uri kugeza hagati y'iminsi 3 ndetse n'iminsi 10. Ngo nuramuka ugiye hanze ngo uzafatwa. Ngo all cell phone will go dead, telefone zose zizakurwaho, zizahagarikwa. Ngo maze ngo hazimo icyo bita new phones, new quantum phone will be given to everyone, bazayiha buri muntu umwe wese kugira ngo abashe kuba yayikoresha. Ngo and ngo you will have access to your bank account by your phone using your DNA. Ngo uzabasha kuba ufite access kuri account yawe yose, buri kimwe cyose ukoresha phone, ukoresha DNA zawe kugira ngo ubashe kwinjira mu makonti yawe. DNA yazaba ariyo password igufasha kwinjira amahanga. Ngo the KFS is ready, KFS Quantum Financial izabasha kuba ikurikirana ibikorwa byose urimo urakora. Niyo mpamvu ukwiriye kuba wamenya ngo ahantu ibikorwa bigeze uyu munsi urimo turavugana, weho ukeneye kuba ahubwo wabyumva ukanabyemera, ubundi ugategereza gahunda yose turimo aho iva ikagera, naho nuko ibintu byose birimo biragenda bikurikirana umunsi ku wundi. Nitumara rero kubyumva tukanabyemera, nibwo tuzamenya gahunda ya KFS ikintu kiyizanye ndetse na buri kimwe cyose kugira ngo ubashe kuba wacyumva. KFS rero muri rusange nuko nguko naho ngaho iyo gahunda igeze ya KFS, ariko giye kwereka nono Stella yama account imaze kubwira bamaze kudufungurira izaki zose ya Stella ikine izabidufashamo uyu munsi tuvugana tugendera hamwe. Nuko cyane cyane abantu ba mbere bo bari kugira inama, abahanga bari kugira inama abantu benshi ko bagifite amafaranga mu banki batangira bakayakuraho, kuko government irimo irapanga kuba ya freezing all bank withdraw mu minsi mikeya. Credit card zizaba zitarimo zirakora, ATM zizaba zitarimo zirakora, ndavuga cyane cyane muri Nesara muri Amerika. Ubwo ngubwo niho mbandi bose bakaba basabwa kuba batangira gukuramo amafaranga yabo ku banki zabo zigiye kwa freezone. Ngo gahunda yose yo kuba ya freezing amafaranga isa nkaho yamaze no guhabwa izina yitwa Bail's in. Iyi ngiyi Bail's in niyo gahunda niko yiswe. Iki ni igikorwa cyo gufreezinga ama account yose kikaba kiri hafi gutangira. Ibi ngibi kari itangazo ryasohoye n'icyo bita Nesara and Gesara kuri X yabo, bababwira ngo ku itariki 17 bateganya ko ibikoresho byo ku muhanda ama ATM card azaba yamaze kuba yahagarikwa igihe icyo ari cyo cyose. Ibyo ngibyo rero bikaba ari byo birimo biratuganisha muri gahunda y'inoze. Stella mujya muvuga ngo ntabwo ngo muzafunguramo ama account aho ngaho rwose, n'ubundi ibyo wakwigira byose uzayifungura, kandi numara no kuyifungura uzakira no kuyiga, nukina no kuyiga kugira ngo ubashe gukoresha bino bintu. Ibi ngibi ni ibintu bizaba byanakugora cyane kugira ngo ube wabikurikirana. Uvuga ngo kuri Stella
nagerageje kubereka ibigo cyangwa se bifitanye partnership cyangwa se zibiri connect na Stella bigiye gutangira bifite icyo bita local payment. Local payment ni za cross border payment zose dusanzwe tufite, uyu munsi tukaba tugiye gutangira kuzikoresha mu minsi mikeya, ziri kubarizwa cyangwa se ziri guhura n'icyo bita FedNow program yatangijwe, ariyo agiye gusimbura amabanki yose, maze bikaba decentralized connected kuri KFS, maze tukaba twatangira gukoresha izi system ziri local payment zikadufasha kubikuza amafaranga mu ma local payment y'iwacu, kugira ngo tubashe kuba twakora amafaranga mu buryo bwe rwose washaka, wakoresha banki wakoreshaga cyangwa se wakoresha mobile money, wakoresha iki, ariko wifashishije local payments ziri connect kuri Stella, arizo ngiye kwerekamo inkeya basi zikorana n'igihugu cy'iwacu. Stella ifitemo ivuga ko byibuze ifite ibihugu birenga 180 byose, ndetse na digital asset zigera kuri 20 byose byamaze gushyirwa kuri Ankura services, kugira ngo bibashe ko byakora icyo bita cross border payment muri fiat money, ariko biri backed with digital asset. Backed with digital asset no kuvuga ngo ni za digital ziri backed with gold na silver, ubwo ngubwo ni za zindi zitwa rainbow coin. Izi ngizi rero zikaba zigiye gutangira kudufasha kugira, hano nahisemo kubereka izi connect cyane cyane dufite access nka mu Rwanda dushobora kuba twakoresha, arizo tugiye kurebera hamwe tubereka, ubundi tukamenya gahunda ya Haniva yaho igeze umunsi ku wundi. Izi rero zose ziri kuri Stella, muri kubibona ko n'ubundi ni amakuru aba ari kuri Stella, nuko abantu benshi batakunda kwinjiramo ngo bayakurikirane, ariko zino Stella ngo account connected to the Stella ngo network ngo ni traditional banki zishobora kuba zakoreshwa muri cryptocurrencies, kandi zikabasha kuba zakwinjizwamo mu buryo bugiye butandukanye, ndetse n'izindi zose nshyashya zikaba zaba connected kuri Stella igihe cyose zizazira. Ariko izihari nko mu Rwanda dushobora guheraho, iya mbere dufite muri aka kanya ni Binance. Binance nk'uko muyimenyereye, muri Binance abantu bafite account ya Binance mu Rwanda turazikoresha, murabizi, nibyo ndi kugenda mbereka, ariko yifitemo coin yitwa XLP na XLM ndetse na USDC. Murabona ko mu Rwanda harimo account yayo tubasha kuba twayikoresha mu Rwanda kuri no Binance. Indi dushobora kuba twakwifashisha ifite icyo bita local payment, cyangwa se ifite ikintu buri kimwe cyose, ni MoneyGram. MoneyGram murabizi ko mu Rwanda ihakora, abantu bose barayikoresha mu buryo bugiye busanzwe. Izino zikaba ari cross border payment ziri local payment, zifite zihurira n'ama payment ari local, dushobora kuba twasanga ari connect kuri Stella mu gihe cyo dushobora kuzakoresha mu gihe tudashaka gukoresha n'icyitwa Fed cyangwa se small bank, aho ukeneye kuba wabikuza mu buryo bwawe buri automatique kuri mobile money, ushobora kwifashisha zino payment ndi kugenda mbereka ahangaha. Iyi ngiyi murabona ko ifite nayo igihugu cyacu mu Rwanda tuyikoreshamo ino MoneyGram, tukagiramo n'indi yitwa Hayobi. Iyi ni exchange imeze nka Binance, murayizi, abantu bayishatse bafitemo account mu Rwanda, iratwemerera kuba twayikoresha mu Rwanda. Nayo ifitemo coin yitwa XLM. Iyi ngiyi uyifite yose, ahantu hose harimo XLM, ushobora kuba wayikorera nayo ukabayikuza amafaranga ya muri banki cyangwa se mu Rwanda igihe cyose ubasha kuba wayikoreramo ifitemo account. Indi dufitemo yitwa KuCoin. Ino KuCoin nayo ifitemo coin yitwa XLM, ariko nanone ikaba ibasha kuba yakorera no mu Rwanda, ubasha kuyifunguramo account ikaba yabikwemerera, kandi ikaguhuza na digital currency ndetse n'amafaranga yo mu Rwanda. Indi ndetse nanashyizwemo vuba mu minsi ishize, ntabwo nayibonagamo, ishyizwemo vuba ahangaha, itangiye kuba vuba ahangaha, yitwa Clix Pesa. Ino Clix Pesa ikorera muri Kenya no mu Rwanda ndetse no muri Tanzania. Iyi ngiyi ubwayo ifitemo USDC, XLM ndetse na Rwandan francs, ikanageramo n'amashilingi y'amanyakenya ndetse na Kenyan shillings ndetse na Tanzania shillings. Aba ngaba nabo bakaba bayikoresha, ikaba iri connect kuri Stella, aho ushobora kuba wayikoresha ukahita iguhuza na local payment z'iwanyu, ikaguhuza momo ndetse na banki, ukaba wakoresha. Ariko icyo gihe ntabwo zaba zikitwa banki, ziraza kuba zitwa Fed. Izo Fed rero ukaba wabasha kuba wahita ubikuzamo amafaranga yawe ako kanya. Iki ngiki rero kikaba ari ikintu kikugaragaza ko Stella ariyo ishinzwe cross border payment, maze ikabasha kuba wakorana nayo. Indi twese turayizi, abenshi muri twe barayizi, yitwa Yellow Card. Yellow Card ifite
ibihugu bigera byinshi bigenda byaguka umunsi ku wundi, ariko yifitemo USDC, ino USDC ndetse na USD dollar, izi ngizi zikaba ari digital currency ziri connect kuri Stellar binyuriye muri ino yellow card. Ufite yellow card ukaba ufite XLM, wafata XLM zawe cyangwa se USDC ukayohereza muri ino yellow card, maze ikaguhuza na Momo cyangwa se na bank ukorana nayo izaba yitwa Fed, maze ukabasha kuba wayikoresha. Izi Fed ndimo ndababwira mwibuke ko ziza kuba ziri connect kuri iOS 2022 International Organization for Standardization Direct, kugira ngo zibashe kuba zakorera kuri KFS. Niyo mpamvu rero izino platform uko muri kuzireba gutya nizo ziza kuba zadufasha, n'ibihugu byose bizikoreramo byose murazibona, ibihugu bigera kwa hafi 8 biri maze kujya kuri yellow card mushobora kuba mwakoresha kugira ngo mube mwakora ino system. Izi ngizi rero zikaba ari cross border payment nabonye kuri Stellar, cyangwa se ndi kubereka zishobora kuba zabahuza na connection y'iwanyu yose, local payment y'iwanyu, kugira ngo mubashe kuba mwazibikurizaho amafaranga mukeneye yose akabageraho direct avuye muri KFS Quantum cyangwa se account zanyu za KFS. Iyi ngiyi ikaba ari yellow card, ifitemo icyo bita rero ledger aricyo tugiye kugeraho. Murabibona ubundi ledger ni iki? Ledger ni nkaho ari agatabo kabasha kubika record cyangwa se data zose za business. Noneho ni cryptocurrency kuri blockchain, ukabasha gukoraho business, ariko nk'uko umucuruzi wese agomba kugira ibitabo abikamo by'ibaruramari, by'ishoramari, hano no kuri no blockchain ya Stellar yubatse muri ubwo buryo, aho ushobora kumenya ngo ibyo winjije, ibyo wasohoye, buri kimwe cyose. Niyo mpamvu blockchain ya Stellar nuyigeraho uzasanga itandukanye n'izindi blockchain usanzwe uzi, kubera ko yubakiye kuri cyo bita ledger technology ibirimo ino ledger, ndetse ikabamo n'icyo bita smart contract ibasha kubara buri kimwe cyose aho kiva kikagera, buri kimwe cyose. Ahangaha ni kuri Stellar Expert, ndimo ndabereka ko n'ubundi yubakiye kuri Ledger Explorer and Analysis platform, ibasha kubarira ibaruramari, transaction zose wakoze, buri kimwe cyose wakoze urimo urakoresha no Stellar. Niyo mpamvu muri KFS bakubwiye ko bari kuri blockchain idashingiye kuri cryptography cyangwa se kuri blockchain, ahubwo ishingiye ku cyo bita ledger technology. Izi ngizi ni ledger analysis, buri kimwe cyose ushobora kwifashisha ishingiye kuri ledger ino blockchain tugenda dukoresha. Izi ngizi zikaba ari coin zose zishingiye ziri under ledger list, zose ziri kuri crypto ushobora gusangamo muri business zawe, cyane cyane urimo urakora business, ukabasha no kumenya ibaruramari, ibyo winjije, ibyo wasohoye umunsi ku wundi. Ukabasha no kuba wasanga ledger ku cyo bita Stellar X. Ino Stellar X ni decentralized exchange ya X ya Stellar yose yo noneho ishingiye ku cyo bita ledger device. Ledger device yayo iti ku connect. Mwibuze ko ino ledger ushobora kuyikoresha mu buryo bwa flash disk, cyangwa se ugakoresha device yawe ibarizwa muri no X, Stellar X, aho ushobora kwifashisha kuba washyira amafaranga yawe muri ledger, cyangwa se ukayishyira muri crypto decentralized exchange mu buryo busanzwe, wo connect wallet yawe mu buryo ushaka bitewe n'icyo ugiye gukora muri business yawe, cyangwa se mu buryo busanzwe. Ino ikaba ariho ledger igenda ibereka ko ushobora guconnectaho ledger yawe. Uvuga ngo ledger rero ino blockchain niyo yonyine ya mbere yabayeho yubatswe ishingiye ku cyo bita ledger technology kugeza umunsi, ari niyo mpamvu KFS ariyo yabashije gukorana nayo, bakababwira ngo nimutwubakire KFS ibasha kubishingiye kuri no koranabuhanga rya ledger, kugira ngo tubashe kuba twamanaginga business zo ku isi yose zirimo zirakoreshwa ku isi yose umunsi ku wundi, kugira ngo buri muntu wese abashe kuba yakoresha ino ledger cryptography. Rero wowe ukeneye gufungura XLM, XLP, cyangwa ukeneye account kuri Stellar, unakeneye account kuri KFS, birumvikana ugomba kuba ufitemo account kuri Stellar kugira ngo ubashe kwihuza na KFS, ndetse no muri Pi Network by blockchain iri muri Stellar, n'ubundi iri muri KFS. Niyo mpamvu ugomba kuba ufite izo account kugira ngo ubashe gukora cross border payment, ubashe kuba wabikuza amafaranga yawe. Njya mvuga ati abantu benshi ntibazamenya n'igihe twaririye, kubera ko ibyo barimo baba batabyitayeho, ariko niyo gahunda. Ikindi murabizi neza ko umushinga wa Pi Network ahantu tugeze tumaze kugira miliyoni 10 zamaze gutambuka KYC, kandi muri update yari yasohotse mu minsi ishize kuri Pi Day, Dr. Nicholas yavuze ko nitumara kuzuza miliyoni 10 izaduha access kuri ecosystem dApps. Bivuze ngo isaha ni yari yose ushobora kubona Dr. Nicholas aduha ecosystem, tugatangira gukoresha Pi zacu, tugatangira kuzibikuza, tuzikoresha mu kazi kacu umunsi ku wundi. Niyo mpamvu rero mwaharanira gukora ama KYC neza mukagira vuba tukazuza za miliyoni
15 kugira ngo tube twanafungurirwa n'ibindi biri full open mainnet. Ariko abantu bose baba bavuga ngo kuri ziriya tariki 28 ngwese ko bazafungura, nakubwira ngo iriya tariki ni target twihaye, ntabwo ari kuvuga ngo izahita ifunguka, ahubwo niba koko ibyo dusabwa twarabyubahirije nuko tuzaba twaramaze kubona icyo kintu cyuko cyagezweho. Ibintu dusabwa nuko ni ibintu byose bigera kuri 4, nuko twuzuza miliyoni 15 zakoze KYC, tukuzuza miliyoni 10 zabaye migrated. Uyu munsi birashoboka kuba migrated yabaho, nuko wowe ubwawe niba warakoze KYC ugomba kwibuka kumanuka muri checklist nimero ya 8 ugakora migration, ubundi ugategereza uruhare rwa core team aho izimura payi zawe. Ibyo ni bibiri. Icya kabitatu nuko wowe ubwawe ugomba kuba abadeveloper barakoze baragigaragaje uruhare rwabo bakubaka application zigomba kugera ku 100. Umunsi tuvugana ziri 94, ubu ngubu hashobora kuba n'izindi zaruzuye zabaye verified. Ntabwo ari uko zabuze, ahubwo harimo imishinga igera ku 21, ariko iyo mishinga kugira ngo ibe verifiye nta kandi kazi. Niba harimo imishinga igera ku 21, application core team isaba zikaba ari 100 ziri verifiye, nuko kugira ngo account ibe verifiye ni akazi gakomeye, icyo bita pay source code. Kugira ngo uyigeho usabwa ibintu byinshi cyane. Amakuru usabwa rero nagaragaza ko utari umujura kuko ujuje gukora business. Ibyo ngibyo rero umuntu ubyubahirije niwe ubasha gushyirwa mu isoko. Niyo mpamvu babwira ngo mwakwitondera gufungura account yanyu mushaka mu isoko ryari ryose mu gihe mutarabona list y'amasoko ari opened. Batweretse urutonde rw'amasoko ari tayari muri aka kanya dufite, ariko nanone urwo rutonde tuzarwemeza ko rwabaye verified, ari uko Dr. Nicolas yasohoye amakuru atubwira ko iyi mishinga yose yamaze kugaragaza ko iri ahangaha. Ngira ngo muba muyabona neza, ano masoko ari verified bamaze kutwereka. Pilot iza ku mwanya wa mbere. Pilot nk'uko mubizi ikora logistic services, itanga logistic services. Tuzajya tuyiberekaho application yayo tuvugana mu minsi mike turaza kuyibaha. Niyo mpamvu iri ku mwanya wa mbere kubera ko hafi 98 by'amapplication yose ari muri Pi browser ecosystem yose ategereje ino application ya Pilot, kubera ko niyo yonyine uyu munsi hari ishobora gukora akazi ko gutwara ibintu by'abantu byambukiranya imipaka ibizana. Niyo mpamvu iza ku mwanya wa mbere kubera ko nta yindi company muri akanya bahanganye. Niyo mpamvu rero ushobora kuba wakwibaza impamvu batarakora ecosystem, nako ino Pilot umuzi izatangira gutanga serivisi. Ino mishinga hafi ya yose izahita iboneraho kuba yatanga serivisi. Umunsi rero application zuzuye 100 mushobora kujya kubona mu kana ecosystem barayiduhaye mu gihe dutegereje ko za 15 zuzura. Application ya Pilot ni yuzura mu minsi mikeya, turaza kuyibaha tuyibereke, ariko umunsi ushobora kuyisearchinga muri Pi browser ukayibona. Gusa muri aka kanya ntabwo turayirekura 100% ngo tube twatangira kuyikoresha, ariko muzabimenya. So rero aya ngani yari amakuru nari mbafitiye. Mwebwe mwite ku account yanyu, mumenye ngo mugomba gufungura KFS account, mukamenya ngo waba umining utamininga hari Pi ndetse hakaba na coin zibategerejwe muri KFS z'ubuntu za bonus zizagufasha gutangira ino system ya KFS, maze ukaba wakwinjira mu isi ya digital tugezemo iri decentralized blockchain, kugira ngo ubashe kuba wakoresha wagendana mu cyo bita EBS, ukamenya kugendana mu cyo bita KFS Quantum Financial System, ukamenya gesara nesara gahunda yayo umunsi wose uba ukagera. So yari Showam Pilot Ambassador. Rero ndagushimira wakurikirana kino kiganiro umunsi ku wundi, andi makuru uko agenda asohoka mbabwira ngo tuzajya tuyakora, mbashishikariza no gutegura ama event kugira ngo dutegure icyo bita transaction tugomba gukora zigera byuze kuri miliyoni, kugeza ngo turebe ko ya matariki yazagera Pi GCV yacu imaze kugera kuri 80% kuri blockchain, maze tukabasha kuba twagendana gahunda kuri gahunda. Ibintu 4: application 100, migration ibihumbi miliyoni 10, KYC miliyoni 15, ndetse na transaction zigera kuri miliyoni muri ano mezi abiri asigaye. Ibyo ngibyo nibigerwaho nibwo tuzabona ira ecosystem ku itariki 28 z'ukwa gatandatu, ariko niba bitaragerwaho n'ura mwaka tuzawugeramo rwose. Ngiye kubabeshya ngo mabwire ngo ejo ngo mwitegura open mainnet, ahubwo muyikure mu mutwe, ahubwo mukore ibyo dusabwa kugira ngo turebe ko ibyo no twazabibona, maze ari amabaruwa yose yanditswe akaba yahabwa agaciro, kubera ko Dr. Nicolas ntabwo azarekura biriya bintu ngo nuko twanditse, ahubwo azarekura biriya bintu kuko kondisiyo zuzujwe. Umunsi zizuzwa rero twe turi kumusaba ngo niziramuka basi tubyujuje azasore Pi ku gaciro twasabye, nk'uko core team ariyo yatangaje ko agaciro kazagenwa n'abaturage. Niyo mpamvu ino tariki ni target tugomba guharanira twese, ntabwo ari confirmed. Ahubwo wowe uri hano kora KYC, ufasha abantu bawe gukora ama KYC vuba, maze ibintu byose bigende neza kugira tuba twagendana, maze umushinga ube wakorwa. So were Showam Pilot Ambassador nkuko tubimenyere kuri Pi Pilot Rwanda, aho turakora YouTube channel subscribe kandi iyo buto, maze tuba twakomezanya. Showam, ciao ciao.